nari nababwiye nti kuri telefoni nagombaga kuvuganaho na umuntu witwa Mvano. Muramuzi cyane ko ari umusesenguzi, akaba no ukunze kuvuga wenda tuvuge ku umuntu uvuga amacumu y'urugamba. No umurwanyi wa Wazalendo, umupiganaji we na FARDC ndetse n'abarundi nibo bantu tuvuga kuri iki gihe aribo bantu ba mbere bahahamura cyangwa bateri hahamuka RDF ndetse na M23 na bagenzi be. Mvano uraho? Urakomeye bwana Robert. Yego, ndagusuhuje mereye hano mu mujyi wa Kampala. We uherereye he? Uvira ku mupaka w'Uburundi. Ndizera neza ko aho ngaho uri mu mirwano, kandi ngira ngo nago bo bakibaga baho ibitero, nimwe mugabe ibitero kugira ngo mwigezeyo uwo mwanda. Nisiko bimezera? Niko bihagaze. Ubu duhanganye nabo mu nce za Uvira, mu nkengero za Uvira, turiko tubasatira twerekeza ahitwa Kamanyora. Kamanyora wabwira abakunzi ba Media Robert TV ukuntu bimeze, ko Kamanyora tuzi neza ko iri mu maboko ya M23? Ubusanzwe no kuvuga ngo Kamanyora iri mu maboko ya M23, Kamanyora centre, ariko mu nkengero zose ni ukuvuga no kuri toilette ntibajyayo, kuko iyo batabanyitse turabatoragura. Aho bafite ni Kamanyora centre ku muhanda, ariko mu nkengero zose nitwe tuhafite. None ko mufite ubwo bushobozi ko mwabatoragura, mugani wawe niki kibabuza kuba mwatera iyo Kamanyora centre mukabakuramo, mukaba mwahakabanaho mukahigarurira, ko bitera ishema cyane abanyagihugu ndetse n'amahanga, kuko abantu benshi basigaye bashigikiye FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo nkamwe ba Wazalendo? Kuki mutabakubita mukabakura muri iyo centre? Harabura iki? Ikibazo ubu turiko turabipanga, nkeka mu minsi mike bashobora kuvamo, ariko ikidutera impungenge ni ukuvuga ubu ari abagabo bafashe strategie yo kujya aho Wazalendo bafashe, bakwatakinga bakazana ibitwaro bya kirimbuzi mu baturage, bakarasa mu baturage kugira ngo babone ibyo barega leta ya Kinshasa cyangwa se n'Abazalendo. Nkeka muzi ibyo baherutse gukora i Goma, hari indege iherutse kuva i Kigali iza kurasa uriya mukenyezi w'Umufaransa, izina rye nkeka Kamanzi Ndebe. Uwo mukenyezi ubu bakaba bari kugerageza uko byashoboka kose kugira ngo bamushyire kuri leta ya Kinshasa, ariko ni ibintu bidashoboka kuko indege yavuye mu Rwanda. Ubu rero twareba n'ibyo byose tukirengageza kugira ngo tukomeze kubasatira mu baturage, batagira ibibunda bya kirimbuzi batwika mu baturage bakaza kwitwegeka, uzi ko ari abana ari abanyabinyoma. Mvano, hari icyo twabyumvise neza ko muba mugira ngo protecting abaturage kugira ngo wenda urabibona ko bari abagabo RDF hamwe na M23 bakunze, iyo mu bakubise kenshi bakunze kugenda bakamwarira ku baturage, bakaba bakora ibyo bitari ngombwa, bakaba bahutaza abaturage. Hanyuma hari amavideo yagiye asirikira cyane mu baturage muri social media ahantu hose agaragaza abana b'abakobwa Igoma. N'iki gitondo cya none bamamagara abantu benshi bagenda bambwira ngo Igoma M23 ekiremo kwikora ermera hutaza abaturage bakubita inkoni zimwe zidasanzwe, kuko video ryo ko nayibonye nabonye umwana w'umukobwa yambikwa ubusa abamusukaho amazi bamukubita inkoni. Iyo video kandi baganatinyuka bakanafotora. Ako ndatekereza ko nabonye iri fotorwa ushobora kuba ari umuntu wari uri mu nguni arimo fotora uburyo barimo babikora ibyo bintu. Wowe ibi bintu urabivugaho iki? Allo, uranyumva? Nakubazaga kuri uwo mukobwa cyangwa video yarimo sirikira ahantu hose ibikorwa bya M23 yagiye ikorera abo baturage, kubita abakobwa, abana abakobwa bambika ubusa bakabakubita inkoni ku bibuno babasukaho amazi. Urabivugaho iki wowe? Mutwihangane network nimbi, ariko turagerageza kugenda tuvugana nawe. Uratwumva Mvano? Ndabumva.
iyo video waba wayibonyeho abasirikare ba mama 23 bakubita umwari yambaye ubusa? Ndayifite ubu turazifite, usibye niyo ni nyinshi kuko ari ahantu nkeka barembeje abaturage mwa karere, ahantu bari hose, ahantu bari ibaze gufata nk'abantu b'abakecuru, abasaza, umusaza w'imyaka network problem. Mutwihanganire kubera ko aho ari ni mu mashyamba nyangwa murumva n'amasaso avuga ku ruhande rwe. Ngira ngo mvano ngira ngo urimo ratumva neza. Nuko bigenza, ariko nitwongera kumubona ku murongo ngira ngo biraza kuba karusho kuko nago aho bari byoroshye. Ngira ngo mwarimo mwumva n'amasasu kuno asa nkaho yarimo anyuranamo. No kuvuga ngo bari kuri front line, aba n'abazalendo barimo kugerageza kwigizayo ma 23 hamwe na RDF kuko ngo banze kugira ngo babakure muri ya centre yavuze ahantu hatandukanye kuko ahantu hambere na mbere urabona Kamanyora hariya bakabaye bahafata, ariko iyo babasatiriye isoni bazimarira mu baturage. Bimwe n'ibyo nigeze mbabwira nti baragenda bakarasa bakoreza twa drone cyangwa amakompora mu giturage kugira ngo byitirirwe FARDC cyangwa ingabo za Kongo. Hanyuma ibi bintu biterwa nuko ntacyo bahomba, ariko wazalendo n'abarundi hamwe na FARDC baba bahomba abaturage babo. Niyo mpamvu ubona badashobora kuba bagira ngo batakinge bajye kubarasa babarobanuremo, ariko buhoro buhoro urugamba rurajya imbere. Nk'ubu ngubu nagira ngo aze kuduha amakuru agendanye no kunu Uvira ukuntu twumvishe hino yaho gato cyane baje kurasa, bakaba bagize. Reka ndabona agarutse ku murongo wa telefone, reka tumve atubwire neza kuri bimwe na bimwe dushaka kumubazaho gato cyane anabitubwire. Hanyuma bimeze gutyo batubwiye ngo ubwoko burimo kwibasirwa n'ubwoko bw'abahutu nandi ari amoko bavuga ngo nabanyamoko yose aturiye muri Kivu zombi ndetse na Masisi. Ibyo urabivugaho iki bwana Mvano? Mwana Robert, urebye aho abagabo bari, umuntu witwa umuhutu afite ibibazo kuko umuhutu nk'abasore baba bahutu, urebye za hariya za Masisi, za Kare, ukamanuka za Rucuru, ukuvuga ngo umusore w'umuhutu bafashe wese bamwita hamwe cyangwa bakamwita FDLR. Ni ukuvuga ngo imiryango iri hariya yarashize udufuni. Ni ukwicisha abantu udufuni, baraza bakabatwara nijoro bakajya kwica, uretse ko biriya ntituzabyihanganira kuko ntibigumya kuriya. Icyo tuzakora ni ukujya gutabara ziriya nzirakarengane zigumye guhohoterwa. Ariko numva ngo ahantu cyane barimo gupfa ni ahantu hitwa Ngungu hamwe na Goma na za Mushaki, nibyo? Urebye iriya teritwari ya Masisi guhera ahantu bita za Gashuga ukazamuka Mweso, nkeka niho mvuka, ukajya za Busumba ariho uriya wita guverineri Batumusanga na ba Gaceri, aho niho bavuka. Za Mati ukazamuka ukajya gufata za Mushaki, aho ni muri Chefferie de Bahunde, ukajya gufata za Ngungu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uri mu utwo duce afite ingorane, yaba umugore yaba umugabo, ubwo bahuye nawe wese bamwita. Hanyuma iyi miryango ishamikiye kuri UN yo ibikora iki? Tuvuga urugero nka UNESCO n'iyindi miryango ibirebera se, cyangwa ntabwo ishobora ahantu itagera ngo imenye ayo makuru? Bari abantu se nabo urumva ahantu ariya ntihakagire umuntu kubesha. Aho bafashe nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga, nta muntu ufite uburenganzira. Urabona iya za sosiyete sivile zose iyo bahageze barazibwira ati
mwese muceceke uravuga bakakwica. None ubona nk'uriya mugore w'umufaransa se abantu urigoma nk'uriya wambwira ngo azize iki si akarengane, ariko ikimwaro cyabo bari kumushyira kuri leta ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo n'abahaba bose bavuga iki, aravuga bakarara bamwishe. hanyuma ikintu ushaka kubaza ni kimwe wenda umuntu ashobora kuba yanakurekura ukomeza nango ni na bibiri. Hari kimwe mu kanya twarimo tumva amasasu uruhande rwawe igihe watangiye tuvugana kuri telefone, aho ni urugamba muriho cyangwa? Hello, nakubazaga tumvishe ikintu kimeze nk'amasasu kuri telefone, byaba ari urugamba muriho cyangwa ni imyitozo? Urugamba kuva saa 11 za mu gitondo rwari ruhari, kuko bagerageje kwatakinga ariko ubu twabashubije inyuma, twabirutseho, nibyo uri kumva. Ese iyo ubona mama 23 intego yayo no kugira ngo yisubize Uvira? Izayisubiza se mu yihe nzira izagera Uvira inyuze? Nibyo babashuka, ariko nukumara abana b'abandi bazayisubiza banyuze kuri maso. None iyo uvuze kumara abana b'abandi uvuga ku ruhande rwabo se cyangwa n'abanyekongo? Ndavuga urugero mwebwe kuri Wazalendo, nimwe baba barasaho ku buryo wavuga uti babamara abana b'abandi, cyangwa se ababo iyo babatatse nibo murabamara? No kumarisha abo basore Kagame yohereza bavuye mu Rwanda, uko iyo baje twe dufite za inzira nyinshi. Urabona ahantu uburere bwose turahavuga. Ni ukuvuga ngo nkanjye ubusanzwe akarere ka Sud Kivu kose nkafite mu mutwe za Masisi, Nord Kivu, za Masisi, Rucuru, Beni, Kazungu, Kazabarikare mpafite mu mutwe. Urumva nk'umuntu umunyarwanda uvuye mu Rwanda rero yakandagira muri Kongo se ukamwosha ngo ujya kugwana na Mvano, utamutumye gupfa. Abagiye gupfa nibyo. Hanyuma rero dusa wenda nk'abagiye kukurekura ko n'ubundi wambwe ko ufite akazi kenshi, hari inkuru ivugwa ko uretse naho Uvira ngo na hano ahitwa za Minembwe naho hari intambara ikaze, byaba ari ukuri cyangwa? Minembwe ni ukuri, uramutwe ufatanyije na Makenga nani mwita ni Colonel Charles Matama, yari ingabo ya leta nawe aza kujya mu nyeshyamba za Twirwaneho, niwe uherutse kwatakinga, ariko bimubera ibibazo kuko naho yarari abasore bacu bahise bamuvana Wazalendo baramukurikirana. Nirwo rugamba muri kumba za Minembwe na n'ubu rurakomeje. Ariko se Matama buri gihe numva mwirukankanya kirukankana na section y'abasirikare buri gihe abayirukanka kweri. Hanyuma ari andi makuru ya nyuma wenda twafatiraho tukaba twakurekura ukatubwiza ukuri. Abantu benshi n'ibitangazamakuru kandi tujya turisivinga kuva ku mbone zacu aho ngaho, batubwira neza ko Kabila Joseph Kabange yaba yarapfuye mu bitero bimwe byahitanye abasirikare hafamo n'aba officers bagera kuri 41 cyangwa 4. Nibyo? Birashoboka kuba aribyo, kuko kuva igitero yagabweho ntiyongeye kuboneka, ko twe dufite abantu ikitubwira ko bari abantu umuntu wabo yagiye. Ni ukuvuga ngo ubu bahisemo umuntu wabo upfiriye ku rugamba ntibamuvuga, bahishe amazina, ibaze urukumva abantu bari kuvuga uriya mu Bufaransa-kazi bagahisha abantu babiri, na n'ubu bari kuvuga ngo ni abaofisiye babiri, ariko ntibaravuga amazina yabo. Urumva aho umuntu apfa ukavuga ngo ofisiye, umuntu nka ofisiye ngo yitabye Imana, ntuvuga amazina ukayahisha. Ubwo nizo system bafite, ariko kuva n'ubu kuva icyo gitero abantu bacu ko dufite abantu muri Goma
nta muntu uramubonaho, ntabwo araboneka, ubwo irengero ryabaye. Ibyo reka tubishireho umurongo tuvuge ngo Kabila rest in peace, cyangwa ujye aho Imana yakugeneye. Kabila yarapfuye, twarabivuze, twongera turabivuga, abantu basa nkaho barimo kuduhakanira, ariko kwatayino uwapfuye ntabwo agaruka. Ubwo reka tubishireho umurongo gutyo. Rero Mvano mbaye ngushimiye kubera ko uduhaye iyi nkuru, ako dukeneye kuza kongera kuvugana nawe, ari andi makuru mashyashya agenda avuka ahantu kandi mba muyafite. Tuba tugusaba ngo bambe nitugukenera uze kwemera utuvugishe. Imana iguhe umugisha. Murakoze kandi natwe turabashimye. Igihe mukeneye ikiganiro tuzajya tukibaha ku murongo tuba turiho amasaha 24 kuri 24. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Urakoze bambe, urakoze cyane. Uwo yari Mvano muramuzi cyane kuri BBC, muramuzi kuri Ijwi ry'Amerika, muramuzi mu bindi bitangazamakuru. Ni umurwanyi kandi ni umuntu uhora ku rugamba kuri abari kumwe na Wazalendo na FARDC ndetse n'abarundi. Nkuko nababwiye, iyi ntambara niyo kumara abana b'Abanyarwanda, nkuko mwabyumvishe kuri Mvano kunabivuze. Nanjye narabibabwiye n'abandi barabivuga, kuko abana b'Abanyarwanda bava hirya bakaza bahuzagurika mu gihugu batanaze, baje kugira ngo bibe ibyo bitari ibyabo, mutungo tari w'igihugu cyabo, bakaza bakagera hari icyo bapata, wanapata cha mtema kuni, wanachokipata ni chakula cha mwili, risasi, wanakufa hovyo. Abo n'abana bacu bapfa. Nago twishimiye impfu z'abana ba Afrika, nago twirata ngo abana bapfuye, nago dukeneye ko bapfa. Harimo abana babyara bacu, hari abana bacu twabyaye, hari abana babyarwa n'abarumuna bacu, hari abana babashiki bacu, hari abana bo kwa bamasenge babyara bacu. Aba bana bose barimo barapfa. So no kuvuga ngo urimo kumarisha abana ninde? Kwanza mwandike muri comment aho ngaho, urimo utumariye abana ninde? Mwibuke mu Nkotanyi zitera twajyaga turirimbo ngo Habyarimana kutumariye abana, atereka mbamare nabona byaye, abona byaye bibereye Burusiya, iyumvire. Noneho ninde urimo kumarisha? Ibintu biragenda byisubiramo. Abe baba bicaye ku mireti, bari muri protection, bafite amamodoka bajyamo, bari mu business bubaka amabeto, abandi barimo kurangirira ku rugamba, barimo gupfa. Reka bapfe nabo yabyaye. So Abanyarwandakazi, ngira ngo mbanze nabisegureho mbabwire no jambo yuko kuba tuvuga ijambo tukanaritsindagira tuba tuzi icyo tuvuga. Iyo narababwiye ni Kabila yarapfuye, mba mvuga ibyo nzi. Kabila ntago agihari, kandi narababwiye ni muri cya gitero cyatwaye umuntu witwa Karine, uriya Mufaransa kazi. Hari abasirikare bakomeye bapfuye mu ruhande rwa mama 23. Ibo babigira ubwiru, ariko bigiye kujya hagaragara. Ibyo byose muzabimenya, abacika intege muzicike, abandi bo bamaze no kurira barihanaguye, ako bababwira ngo muceceke muryumeho. Ako kandi ndashaka mukabika ahantu. Hanyuma rero ikindi nani nababwiye ku mpirimbanyi yitwa Muhima, iratabaza nato turatabariza impunzi z'Abanyarwanda n'Abakongomani n'abandi bose hano muri Uganda, zirimo kugenda zihutazwa nkuko yabivuzeho. Hari Abakongomani babiri bakataguwe, bakicwa, bagatematemwa. Hakabaho na nundi munyamakuru witwa Kayiranga, nawe baje kuza kumwica baturutse mu Rwanda, kandi koko babigezeho. Rero turagira ngo rero ibi bintu mubimenye, nyuma maraza gukurikirana voice cyangwa audio cyangwa mu kiganiro nagiranye no muntu witwa Impirimbanyi Muhima, ari babagezaho iryo tangazo y'akababaro cyangwa se no gutabariza impunzi zose zo muri iki gihugu. Murakoze rero, ibiganiro byacu ndakagaruka mu kanya gato ndaza kubagezaho, ndetse n'ikindi kiganiro kirambuye cyane ndi bubazanire umuntu witwa Mvano aduha amakuru asobanura neza y'urugamba n'intego, uko orebe urwego bagezeho nka twirwaneho na FARDC hamwe n'abarundi, hanyuma bakwereke ibyo bagiye bakora n'ibyo bagezeho nabo n'ibike bafashe. Bimwe bagize ubwiru, ndetse n'abakomanda bishwe bareba bakacuza n'intumbi zabo, bakavuga ngo yarapfuye turamureba turanamufotora. Ibyo byose turaza kubabwira, bati uyu turi umupiga tukatoa gasiya, baraza kubereka, baraza kubivuga ko ntago twabishyira kuri video za YouTube ko cyano bayihana, ariko ubikeneye azajya bibona ku mafoto yacu buhoro buhoro. Hanyuma let me salute you like this.